Bakozi ba filime nyarwanda umva ko mwarebye filime nyinshi none yitukuzaniye nagahebuzo yitwa urwango ruhetse inzigo. Ababyeyi banje aho bari byatewe n'ingegera byatewe n'umuryango we urumva niyo mpamvu urashaka kumiyingegera mu rugo rwanjye. Nyuma yuko ababyeyi ba James bisha ababyeyi ba Mugisha yisanze mu rukundo na mushiki wa James. Mushiki wa Mugisha kadashaka kashakana na mushiki wa James warenze kuri za nzangano z'imiryango naho ushaka kumera nka James nubwo yirirwa nkubita ngayibaze n'icyo ndikwibaza. Ese ngewe basi yo mu bashyira hariya nanjye nkababona umva sha basi yo mubambika n'ubusa ariko nkababona. Iyi filime urayikurikirana kuri The Moon TV Rwanda. Bisubiremo iri guca kuri The Moon TV Rwanda uwa mbere mu kugireba kuko episode ya mbere yamaze kuhagera. Je nakoze mu kintu cyose naguhaye ibyanjye byose kuyokinye mushiki wawe none waciye inyuma mushiki wawe ugiye kumukingira abana bimeze bite mama? Niyo mpamvu uyu mwanya twebwe tureba ibyabaye rwose twarakomeretse bihagije ariko nyuma turivura. We yakoze gahunda yo gushaka kugutwara ku gahato ariko sanda afite urukundo cecekese nundi munsi usongera gutera mibe gusa n'inzoka zidashira. Bakoze shiri kuntabara iki kintu kizanangira no mu nzu ibazira kibikore se kigiye vuba cyandura ibintu byose uzongera ufata agatanga. Sheri nagezeyo baramubira umutwe wangu ati no karatanze akoze umutekira kandi natomera ndabakamira ati tinarizi kuri buze wambaye ipantaro cyangwa ikabutura iri amashuri kandi mukuru neza kuri wambaye ipantaro cyangwa ikabutura cyangwa ukambara tufatira wambaye wanje zazigo ayari basukuvugera kabiri n'amaboko cyane ariko nyine yo byari byiza banyishimiye noneho uwo ngomura mu kazi kamikijwe n'ibikobwa yashyushye ararongo namuhaye agasabo aragira muri byiza bazanga iki n'iki cyakurikiye yose ko mutabimbaza. ubu twebwe dukweduye amatwi twebwe twitaniye inkuru yawe niyo turi kumva. Harapfa umuntu muri sedo from where? From where? tugiye aramutse neza kuzana ibyatsi by'inka ariko nyine imvura yaguye imeze nabi bitambuye mu tujyana neza se wagize imbaraga nakwihangana n'imvura nakira igikoma se nakizara wakinyweye ntabwo nzakenga ariko ndakenga mu kanya ndabona umeze neza imbaraga zaje harya ubu Hey, n'ubu nta kintu uribuka.
kintu nibuka na kimwe pe nta kintu numva ndi kwibuka ndahiga nkagumya nkashakisha mu mutwe ariko byarabuze ariko bizemera burari bizagera bize wenda nawe wamenye n'umugambi w'Imana na famiye yawe n'abavandimwe nibo bafite nta kintu na kimwe famiye nibuka ni mwebwe ni wowe na muzehe ubona ibintu tambura karakubereye n'indange ariko bihanga nyine kuba nkwibukije ko ari yanjye ngiye kuzana nambara gutya n'ubundi nzakomeza nambare gutya warakoze maze nambereye turangana maze mba numva nishimye pe urumva naragarutse ndi umuntu noneho Imana ishimwe twende wamaye turanambere ni twiza cyane nawe twizanatoma zatugwa nta kibazo rero kuba tuganira gutya nta zina ryawe nibuka cyangwa nako nta zina ryawe wibuka ngo njye ndi guhamagara biri kumvura nta zina nibuka nta kintu kimwe nibuka ubusi kugira ngo tujye tuganira sibyo wenda kugira ngo tuganire duhuze kuba nta zina ufite biri kumvura wakwita Vestine yego kabestina ni keza gusa urumva nakwanga akantu nyise maze ni keza ubu nitwa Vestine yego ndabyishimiye mabukwe yampaye impano niwe wayikwihereye arayikwambika bya bintu byari bishyushye ko mukazana yamaze kuba umukazana mu bazango yikuye he iyo umugabo yamusigiye kwe ni ukuvuga ngo izenguruka umuryango umugabo yarayimusigiye ati mwana wanjye rwose tunakwishimiye ati nta kintu naguha ariko arayiyambura yambika umukazana arayiyambika arayiyambika mama baraje ati umva cyakoze fane dushimira Imana ikimenyetso cy'uko umukazana yakiriye mu muryango njye mba ari ikintu kinshimishije ni uko nyirabukwe yaramukunze seto naye niba mwese yahagaze mu modoka sinzi njyana nkirebera wakino wari kwicara ubundi se ko wari kureba ubundi wari kwega amakuru itoma Simba wambwira n'akantu kakuba wari ufite kuko bw'icyo ariko ugiye kubona nyine nambaye by'ubwabyo cyaravugaga ati byarivugiraga ngo mu gutambuka ako umukobwa washyushye aha nako bagira ubu ntabwo uzongera kugakuramo no muri dushe no muri ki umva no mu munsi w'ubukwe bwanjye nzaba nyambaye ambo kugira ngo wumve ibyo bintu kugira ngo noneho bivemo bazabanza bacura urutoki nibamara kuruca baza n'ijosi barikateho kugira ngo byose bivemo ikindi kintu wambaye ibindi byose noneho babone yabikamagaze nta kibazo ariko nkabipfana kamubwira iname turibuka urugamba rwawe na mama wawe imedasi niyo yakizira uru rujya kubwira ngo urukuremo wabyiboneye ko ejo bundi umva mbabwire rero sibyo muzee wanjye rero agira urukundo rwinshi reka nkubwire ndakumva unyise Vestine nabyishimiye nawe mbwira izina ryawe njyewe izina ryanjye nitwa Shami byose uzaryibuka ntibiyoroshye rero muzehe buriya ni umuntu mukuru kuganira nawe hari igihe bintera ubwoba ariko ndagira ngo nyine ntutume umumbwire nta kibazo umunshyimirire umumbwire warakoze cyane Mana sinzi uburyo nabivuga Mana no kuba mbayeho niwe umva naranapfuye pe umva naribagiranye
no kuba nta kintu nibuka nzabyibuka mbimubwire ariko ndabizi neza yuko hari igihe nzamushimira bimurenge pe kandi nawe uri umwana mwiza no kuba nsa gutya ni wowe ubu imbwa ziba zaranandiriye mu ishyamba wenda nkuko wabimbwiye muzehe wanjye ni umuntu ugira umutima ni umuntu ufasha rero nanjye yarabintoje tukatije mwemura abana Queen nimba wavuye kwerekana ugomba kwifata nk'umukobwa witegura kurushanwa sibyo fani nanjye nta wundi mugabo nyeneye muvuye muri turiya twanyu mwaganira gatuti wahindura kuba wambaye ikinigi wambitswe na nyoko bukwe ungira ngo yahawe na nyirabukwe na data bukwe ugomba kumenya ubwenge ugahindura ya myitwarire yawe gusamara wa akoze samara nyenza samara ndi na ndabikubujije ugomba guhinduka sibyo fani cyane kuri nibyo pe komeza umube hafi nko amabaga hafi nanjye ndahari kubwe Mwene Thomas mukareka imikino turanagushyigikiye cyane mupfuye ibi utuntu tudashinga ibintu ubwo byahinduye isura zamutizwa n'iki uyu ntabwo uyu ntabwo fani umve babwire mugomba guhindura imyitwarire ukaba hafi nde Queen va muri ibyo ndabyumva bakwerekanye birashyushye ariko menya ko wavuye mu bwana wakuze sibyo ugiriye inama nk'umuntu mukuru none abo ngushaka kukubona usamara gutyo tangira witoze nk'umuntu ugiye kugira urugo rwe byahinduye isura ubu ndi mu rugo fani ndagusaba nk'ugiye kujya muri club sibyo byahinduye isura cheers ahubwo Nuko kukakara byose ararwaye kwirarwaye si ibintu bisigaye bibera muri uru rugo noneho n'ibiki nawe bikurimo gufasha pe uri umwana mwiza sinzi ko nabigushimira nanjye ni ibintu bindimo reka tujye tuvuga ko turi impanga abantu se ko bambonye nkurawe bakaba batakuzi kavuga yuko naragiye mu cyaro wenda kindi harerewe hano se urumva ukomeye mu mutima sibyo ubu natangiye no kuzana imbaraga nyine wambwiye ko ibintu byinshi utabyibuka ntashyira cyane nibuka wowe shami niko wambwiye na muzehe mbwo ni papa wanjye nanjye Vestina yego byatangiye kuza nta kintu ndi kwibuka n'uburyo wagezeho ntabwo ubyibuka nagezeho ntabwo nzi none sinageze yaba uko wageze hano n'umuntu n'umwe mu muryango wawe ese nta sheri wari ufite sheri se ubu uruseka reka nta bya sheri use sheri ndamubona kare gusa hari umuntu wankunda mbere y'uko umera kuriya wenda kuriya nakubwiye wasanga nabyo utakibyibuka ubwo watangiye kuzamo neza ninkubwira ahantu nyine wageze hano uvuye wasanga hari utundi tuntu wagenda wibuka wenda umuntu akamenya wenda nk'inkomoko yawe ese papa Queen waba uzi ibintu byabaye kuri rwibutso kuri rwibutso ni ibintu bimeze bite se oya nta kintu nzi ariko se ko mperuka muri inshuti nta kintu mujya muhishana nta kintu kibanga kiri ku mutima we yarakubwiye rwibutso rien du tout nta n'ikintu se ujya umurebaho ngo umukekeho cyangwa se ubigere ko tubagira n'amakenga ngo mubaze rwibutso cyerekana n'utegereje se niki cyamubaye gusa ahubwo rwibutso aratwite ubuze
Rwibutsa mushiki wawe aratwite. Aratwite rwose. Cyese nibaza ukuntu mumwirirwa muciringa kwa kundi mwamenyiryaho ngo muri abavandimwe mugize gutuka utaramenya ko afite inda. Rwibutsa aratwite. Ya. Kubw'ibyo rero nge nifuzaga yuko iri gahunda yo gufata irembo waba yisubitse kugira ngo aba bantu rwose batazasanga umwana n'umukobwa rwose reza. Tukaba dusebye. Chérie, Ndakumva. Rwibutso aratwite. Akaba ari niyo mpamvu nyine nabyo byumve witinda ko gutwita ko aratwite rwose mbisubiramo ubugendo birepeta ubisubiramo. Gutwita aratwite nkaba nanasabaga kwira gahunda twayimura yo kuza gufata irembo. Usaba irembo kwa bari abantu. Oya, gahunda yo gufata irembo ntabwo twabihindura kubera ko urumva nabwiye abantu ndabateguza baranteguje urumva mfite gahunda ntabwo nasubika iyo gahunda kabisa. None se uwo Rwibutso niba twite nabyo ntazi ukuntu bimeze kuba twite byabuza ntabwo byabuze ntusaga hakunya nyine numva twabisubika nta mpamvu yo kubisubika ikindi gihe nta mpamvu yo kubisubika oya ubu ntabwo byashoboka icyo gihe nambaye umugabo w'indimi ebyiri no ntabwo bishoboka ariko njyewe ariko ibintu bibera muri inzu qu'est-ce que c'est n'ibiki ntabwo mbyumva ibyo ndibaze mushiki wawe umubazi ibibera muri inzu byari ngo niko bimeze rero Queen garuka Mugiye Shekora Thomas Naona tongeze papa nani abakubwiye Sinye nakubujije Gusa kutebuke Ntabwo nyanda Ese ubundi ubwo runige wambaye ni bwoko ki barukuye hehe Rusa Hapana ngo rundi rw'amaboko y'abana Rw'amaboko y'abana Wow Kuramo urwo runige kwizana mama ntabwo bishoboka Ubwo runige hawe nande Narahawe n'amaboko ariko Nyoko bukwe wowe Simero ntabwo nagiye mu cyaro y'ubizi neza Ese kugizemo ikibazo Njye ngurira akanze ejo ntabwo yibura kuramo urwo runige kuramo se mama kwi kuri ikimenyetso cy'urukundo maboko yanyeretse niyo byagenda gute ntabwo rwavamo niba ari ikimenyetso nyirabukwe yamuhaye hari ikibazo biguteye ahubwo kanigende muramo ngiye kurebera mama kwi nese urunigi rugutwaye iki Mama Queen urunigi rugutwaye iki Twibyihorere Baba ratubyihorereza ni ikindi kiganiro Nese ubaye iki Gusa nyine ndagusabaga ko wasubika ira gahunda yo gufata irembo nta bindi tubyihorere icyo ntabwo gishoboka mu makuru ntacyo nakwangiye ariko icyo ntabwo gishoboka nagize indimi ebyiri okay ariko ibintu biba muri iyi nzu ni ibiki ese Rwibutso uratwite Queen hasi nakubwira ukuntu nishimye
wishimiye by'ukuri naranezerewe cyane nezezwa n'ukuntu ababyeyi banjye bakwakiriye ayo wankoreye umuti ugenda wambaye neza urumva nari kujya kureba amaboko ukagenda nambaye twa tuntu twanjye bene siko kenshi mubona mu myenda yo mu rugo ukumva ko niyo no kureba amaboko nzajya ubwo no ku munsi w'uko ariko nazambara akantu kareshya kuri oya igitekerezo nari mfite numvaga ndashaka akantu kagufi cyangwa nkambara ipantaro nakubwiye ko nta na rimwe zigera nkubuza imyumvire n'imitekerereze yawe ngo amahirwe yo gukora ibyo ushaka numvaga rero ubwo nari naguhaye ubwisanzure byari bushoboke ko wambara ukuntu gutuma atabyishimira na rwibutse uri hariya gusarana wumve ngo naranadodesheje umutayira arantengo amaze kuntengo ntangira gushaka utwenda twajya karimo karekare arangije arambwira ngo urumva amafaranga yo kujya mu mujyi kugura imyenda ati njyanye njya bwese ujya kuyigura birarangira hasharira nkubwiye n'ubwo uri kuvuga ngo ababyeyi bawe baranyishimiye barakwishimiye njye ndabishidikanya kubera ko ukuntu mama wawe yari yakiteze bwa mbere mvuga amazina y'ababyeyi banjye akwita nagutwara ibyo byatumye mbitekerezaho pe kandi cyane ntekereza hari ibyo ugeze akubwira se ntabyo ugeze pe ariko ndabizi ko yabikubwiye n'ubwo utabimbwiye I know you when you lie so stop that never lie to you gusa ikiriho twaraganiriye nyuma yaho yo kumenya amazina y'ababyeyi bawe turaganira nyine ariko twaganira ariko ahubwo ibijyanye tugaruka ntabwo banye bagukubisera akoze ninde wankoraho ko ngiye mfite abasirikare barwanira bwibutse arahari na papa arahari nubwo twagiye ntabamenyesheje yego ariko bwibutse yarabizi abandi nta kibazo ariko mama yaranyishe noneho akibona iyi shanete mama wawe yampaye yarasaze tugomba kuyikuramo ariko oya tubyihorere wamubwiye se ko urunigi waruhawe na nyogokuru hari ahandi narukura kabizi ko njye ntagira ubwenge bwo kugura urunigi noro wamubwiye ko ari mama cyangwa wamubwiye nyogokuru wamubwiye ishatsi by'umubeshyi mubeshyira iki why can't lie her but let's stop it ibyabaye nyuma ntabwo ari ngombwa kubyitaho ibyo byabaye yakubwiye ngo iki nothing wibuke ko urunigi ari ikimenyetso cy'ikaze mu muryango wahawe I know and I will take care of it no one can touch it okay atangaje no one absolutely no one even you don't have to touch it you don't have to replace it ntuzabwire ntagire ikintu icyo ari cyo cyose kizatuma urunigi ruva ku ijosi ryawe ntukibike itava kuri uru rutoki niko niye shanete itabaza bagashobora genda gusaba ko no ku munsi w'ubukwe bwacu wazaba wambaye gutya sibyo ntuzabikure nayanduza bitewe n'ama makeup runaka bamusize ahubwo nzayikuramo imyambariko kuko nibishaka kuzabona yambaye ndashaka kuzabona mama abenye ko bukwe yishimye cyane anejejwe nuko ikaze yaguhaye rizahora mu mutima we ndetse no ku ijosi ryawe ndashaka rero ko mu bigaragara uzagaragaza yuko wakiriye ukwishyura ukizana yaguhaye kuko iki ni ikimenyetso cy'agaciro mama data yamusigiye kandi yaracyubahaga cyane yari yarakabitse kure niba rero yaraguhaye agaciro akakubaha ndakwinginze nawe do not take it for granted
Okay, so ariko ibyo ngibyo tubyirengagiza ibya wa mukobwa bigeze ibya mukobwa bigeze ko nyitegereje ko uzambwira njye nawe tugahura nkamwihera urukweto nkamubaza n'umubano wawe nawe oya nose wamubaza iki kiri du processing ubukwe ibintu bive mu nzira ibyo bindi umbwira ntabwo mbizi. Let me tell you something. If I don't see her, nothing will happen. Even if these things are happening like this and this and this, but I have to know. Ko ibyo ntabwo bihurira. Ngiye ibintu rero ibyo bintu zana ntabwo ubukwe bwanjye nawe nta hantu buhuriye n'iby'inkweto z'abakobwa. Ngomba kubana nawe ntabwo mbana n'uriya mukobwa no kumenya ikimpuza nawe nta kiduhuza kugeza akanya. Ese niwe ngiye kurongora cyangwa niwe mama yigeze akubwira ko nigeze kumwereka ababyeyi. So I don't care if you kumwereka mama wawe cyangwa niba utaragiye. I really don't care. I have to see her. That's all. Ngiye no gufata ikintu cyo kuba ngiye kumbwira ngo nta bana afite n'uriya mukobwa ngo byagenze gutya. I have to know. And I need to see her. That lady who came into the room of my man. Okay? I want to see her. Ubukwe busumba ibyo ngibyo. Ariko utangiye kugira ibibazo. Nabizi ko ubukwe busumba ibyo ngibyo yaba itanamusumba. Okay, twemere ko nanabikoze ntabwo nakoze ariko niyo naba narabikoze igihe nicyaba gihagije kugira ngo twirengagize byahise. Nanjye ndabyumva ko ubukwe busumba ibyo ngibyo. Ese urashaka iki yaba butabusumba nta nubwo mba narajyanye iwawe. Urashaka iki nawe iwawe.